icyifuzo mperuka hano mu itorero rya Gasovu ku itariki ya 4 n'iya 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2014. Nifuza kumenya ni bande bari hano muri korali Witsemba icyo gihe. Murakoze. Abandi ni bashya. Abashya namwe murambure ibiganza tutari tuziranye mwageze muri korali nyuma yabo. Haleluya. Amen. Impamvu rero zo kugira kiriya cyifuzo nuko hari ibyo nashakaga kuvuga, ariko mbanje gutanga intashyo z'umufasha wanjye Mujabihera Adera ndetse n'itorero Paruwase ya Kirinda mu karere ka Karongi ndetse na Pasiteri Nzamutuma Salatieri uri kuri Maboko. Abo ngabo bampaye intashyo n'umukobwa wanjye w'imfura utuye i Rubavu witwa Mukamazimaka Joyeuse Mbohoza, nabo bampaye intashyo. Mwakire izo ntashyo. Azakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Ndashaka kubanza kuririmba kuko nkunda kuririmba. Nakiriye agakiza ka Yesu mu mwaka w'1993. Imana ariyo inyihamagariye ubwayo. Nari umwarimu mu mashuri abanza, insanga ntagiye ku kazi kubera ubusinzi, nikundira akayoga. Iransanga n'ijwi ryayo, yari intuye ahantu hitwa Ikirinda. Irambwira iti rero wasibye kujya kwigisha, wanditse ngo urarwaye, kandi urwaye n'uburwayi utazi, umwe n'ubuzi. Wasibye kujya kwigisha kubera kunywa inzoga. Ubu inzoga bayikurogeyemo, ukize uburozi urongera urayinywa. Inzoga ugwa mu nzira mu muhanda wehembwa, ukomereka mu maso, uzinduka kubeshya ngo wahuye n'abajura barakwirukankana. Ese bakwamburaga iki? Wari ufite iki? Ubu rero none ubwa gatatu wanditse uvuga ngo urarwaye, kandi ukwezi n'ubushize uzajya guhembwa, uzajya gusaba umushahara. Ubu hari ikigiye kukubaho rero kimwe, noneho ukamenya icyo wari ukwiriye gukora. Ubu ugiye kuzava mu cyobo, bagukuremo, bakujyana kwa muganga, baguca amaguru yombi. Noneho rero baguhe n'imbago uzajya ugenderaho, bakwirukane no mu kazi. Noneho rero inzoga uzajya uyinywa ari ukwiyisabirisha, kandi bayikwiye, nibwo uzamenya icyo wari ukwiriye gukora icyo ari cyo. Ako kanya mpita mbyuka, ndambara vuba na vuba, pfukama iruhande rw'igitanda, mbwira Imana ni Mana, ibyo nari ndimo rero bivuyemo, ngiye kugukurikira. Haleluya. Amen. Undi mugore yaje kuruhuka saa sita, namubwira noneho rero inzoga nayiretse. Byagenze bite? Ni ubutumwa bwaturutse, namusobanurira ati ni Imana. Haleluya. Amen. Icyo gihe rero nakunze gusenga Imana, na n'ubu ndacyakomeje gusenga. Haleluya. Amen. Ngiye kubanza kuririmba rero, nababwiye ko nkunda kuririmba, ntabwo ndi bubakerereze, kandi ntabwo ndi bubabwire ngo muhaguruke. Ndaririmba indirimbo 5, noneho rero nindangiza kuziririmba nkurikizeho gahunda y'ishimwe. Hari amashimwe 5 ngomba kubagezaho, noneho rero ngasoma ijambo ry'Imana. Nta busobanuro bwinshi mu ijambo ry'Imana mfite, kuko nzi yuko ari byo namwe ubwanyu mwumva,
kandi nkaba ndimo kubabwira yuko mu kwezi kwa 10 nzagaruka ahangaha i Gasofu. Haleluya, amen. Indirimbo ya 50. Muze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatarabantu, dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije, mureke ibyifuzwa n'ab'isi, mushake ibyahishwa abanyabwenge, yewe na data tubana namwe, ni muri mwenyine turi kumwe, murage mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mumbiro yanyu munaniwe, nimenywa nuzi imigambi yanyu, inzira ije mwitange, mutazananirwa mukigenda, burya umutsima utera imbaraga, umwe no kumazi y'ubugingo, nk'uko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitanganza mugororera, ndazavuga umuseke utambitse. Haleluya, Amen. 83 mu gakiza. Amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze, yapfiriye ku musaraba, ubwo wapfaga mwami Yesu, nari uwo gucirwa w'iteka, kuko ntari mbashije kwizera, mwami nyogesha ayo maraso, kugira ngo nunganire Imana, nyeza nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye, kugira ngo nunganire Imana. Yesu ubwo wambikwaga amahwa, bakujyana ku musaraba, wihanganiye imibabaro, ubwo wakubitwaga inguma, ibyo riba n'ibyo nkeneye, nibyo gusa ribasha kugeza, mwami nyogesha ayo maraso, kugira ngo nunganire Imana, nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye,
Byose mushime